Reka dusuhuze abadukurikiye kuri 93 n'igice kimwe Fine FM kuri uyu mugoroba. Nkuko mwabyumvise rero mu ndirimbo ivuyeho yavugaga ko ikiganiro ari cya kindi ijuru ntirikorerwa. Ni ikiganiro rero mumaze kumenyera kuri aya masaha mutegurirwa kandi mukagezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ngewe rero mwumva kuri mikoro amazina yanjye nitwa Ntawukoribyiza Elias, nkaba ntari njyenyine hano muri studio za Fine FM, nkaba ndi kumwe n'undi mwene data nawe turi buze kubana. Ariko nawe tuguhereza ikaze udukurikiye kugira ngo ntuze gukuraho urushinge, kugira ngo wumve neza uburyo Imana yagennye, inzira imwe rukumbe Imana yagennye abantu bagomba kuboneramo ijuru, ukaba mwisi ariko ufite ijuru. Reka mwene data basuhuze hanyuma anabibwire, hanyuma dukomeze tuganira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabakunda kandi tunejwe no kubagezaho inkuru nziza y'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ngiye muvugana rero amazina yanjye n'ayandi asanzwe Elias&Theoneste izina ry'umubiri, ariko ubundi Imana yanyise wera umuzanenge utagawa. Rero turi kumwe tuzakomeza kubana, tuje no gusangira namwe muri uyu mugoroba icyo Imana yabageneye. Murakoze cyane. Theoneste urakoze. Uvuze ko nyine Imana yakwisa ndi mazina kuri umutagatifu, kuri uwera, kuri umutaga mu maso y'Imana. Yego. Ariko nanifuriza nyine abadukurikiye kuzakomeza kudukurikira kugira ngo bumve uko Imana yita umuntu umukiranutsi, yita umuntu utagawa mu maso yayo. Yego. Ubutumwa bwiza rero buvuga nyine ko ijuru ridakorerwa, ahubwo ko ijuru ari ubuntu, ko ijuru ari impano y'Imana. Ijuru ni ubuntu nibyo. Ijuru ni ubuntu. Ubwo rero wowe udukurikiye ndagira ngo ahari uze kumenya ko ijuru ridakorerwa. Uraza kudukurikira rero, uraza kugira wenda ikibazo, uraza kugira inyunganizi, uraza kugira ibyo usobanuza. Niyo mpamvu gusaba kugira ngo tuze kubana, ukurikire kugira ngo n'ikibazo uza kugira ariko kigire gishingiye ku byo twaganiriye. Numva rero ndatinze twaganira ku magambo ari muri Bibiliya, ni ibyanditswe byera. Turasoma muri Zaburi ya 53, turasoma 200 gusa, dusoma umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Mfite hano Bibiliya ijambo ry'Imana, na uradusomera mu kindi kinyarwanda. Yego, Bibiliya ijambo ry'Imana. Nge niyo mfite. Yego. Kansome Bibiliya yera. Ubwo urasoma muri Bibiliya yera. Abadukurikiye bumve ko nta kibazo cya Bibiliya ni ibinyarwanda gusa bitandukana. Hari niyo bita ntagatifu, imwe abantu bajya bavuga ngo niyo kwa padiri, nayo nta kitwaye, nayo ikinyarwanda cyayo nacyo ntacyo gitwaye. Reka dusome. Haravuga ngo Imana iri mu ijuru yitegereza abantu, iritegereza ngo irebe ko hariho umuntu usobanukiwe akaba ayambaza. Ku murongo wa 4 ngo erega bose bakoze ibyaha, bose uko bangana bariyononnye, nta ukora ibikwiye habe n'umwe. Bibiliya yera iravuga ngo Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, Ntawukoribyiza n'umwe. Yego rwose. Imana ishimwe cyane. Ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Wowe ufunguye radio yawe nonaha, uri mu modoka sugenda, uri wawe mu rugo se, ndagira ngo nkubwire ngo ukomeze urushinge nturukureho. Ndashaka kuvuga ko hari ukuntu abantu barambiwe ibintu byitwa iby'Imana hashingiwe ku buryo Imana bayibwiwe. Yego. Ku buryo bisa n'ibintu byahariwe abantu bamwe, bisa n'ibintu byahariwe abantu babuze uko bagira ku kijyanye n'iby'inahangaha, kubera ko Imana abantu bayibwiwe ko ari Imana itanga amafaranga, Imana ikura ku cyavu, Imana itanga abagabo n'abagore, Imana itanga amazu, Imana itanga ibintu byose. Hari igihe iyo umuntu abifite, hari igihe aba yumva hari ubutumwa bwiza butamureba. Yego. Yego. Ariko ndasaba wowe udukurikiye ko ubutumwa bwiza burakureba uko waba umeze kose, ariko ikigukwiye ukwiye kubumenya
ni ubutumwa bwiza. Ikiganiro ni cya kintu ijuru ntirikorerwa mu magambo tumaze gusoma. Mu magambo tumaze gusoma baratubwiye ngo Imana iri mu ijuru yitegereza abantu, iritegereza ngo irebe ko hariho umuntu usobanukiwe akaba ayambaza. Ngo erega bose bakoze ibyaha, bose uko bangana bariyononnye, yego, ntawukora ibikwiye habe n'umwe. Bibiliya ntagatifu avuga ngo ariko bose bararindagiye, bahujwe gusa n'ingeso mbi. Yego rwose, nta n'umwe ugikora neza, habe n'umwe rwose, habe n'umwe rwose. Ariko muvandi, iyo ni Imana yarebaga, yego, sibyo? Iyo ni Imana yarebaga iri kureba mu isi, yego, sibyo se? ireba abantu, yego. Nanivuze ko ikiganiro ari cya kindi ko ijuru ridakorerwa, yego. Ariko iyo umuntu azi ko ari gukorera ijuru, ubundi aba ari gukora ibyiza, yego, sibyo se? nibyo. Ubundi umuntu ari gukorera ijuru cyangwa ari gutozwa cyangwa ari kwigisha abantu gukorera ijuru cyangwa se ari kubyigishwa, abavuga ibintu byiza ko ari byo umuntu akwiye gukora, cyangwa asabwa gukora kugira ngo azajye mu ijuru. Yego. Aha rero nyirijuru, yego, ni uri gutangaza amakuru ko abantu banduye, yuko yamonye abari mu isi uko bameze. Ni amakuru yizewe ava kuri nyirijuru. Yego, nyirijuru, nyirijuru uritanga. Ingo yararebye ngo azaga ngo erega bose bakoze ibyaha, yego, bose uko bangana, yego, bariyononnye, yego, ntawukora ibikwiye habe n'umwe. Njyaho nasomye avuze ngo bose bandurijwe hamwe, bose, abantu bose banduriye hamwe. None niba umuntu yizeye ko gukora ijuru gukora ibyiza, yego, nyirijuru akaba yaramaze gukota, yaramaze gutanga amanota, yego, agasanga abantu bose banduriye hamwe, yego, akareba akaburamo n'umwe, agasanga abantu bose bariyononnye. Iyo umuntu avuga ko akorera ijuru, nibaza abari kuvuga ko yakora iki kirenze ku byo we yitekerezaho ajya akora. No kudasobanukirwa n'ubujiji, no kutamenya ukuri. Erega isi yicaye ku kinyoma. Ubuse muvandimwe, iyo umuntu yicara agahamya ko ari umuhutu, ari umutwa, ari umututsi, kandi bibaye ngombwa ko abantu bose basubira aho baturutse, umuntu wese agasubira muri mama we, yego, byarangira bigeze muri Eva agasubira muri Adamu, hagasigara Adamu wenyine gusa. Ubwo se abahutu, abatutsi, abatwa, abazungu, abaki byabivuye hehe? Nyine abantu ikinyoma cyaratinze ngende kukuri, buryo abasigaye biringiye ikinyoma nk'ari ukuri. Ariyo mpamvu turi hano kugira dusenye ikinyoma, dushyira abantu kuri nyako kw'Imana. Nibyo rwose. Yego. Imana rero narindi kuvuga ko iri tangazo riturukaho yaritegereje neza, kandi Imana ntigihishwa. Oya. Reka navuge ngo ibasha kumenya iherezo ry'ikintu, yego, ikarimenyera mu itangiriro. Yego. Ubwo bivuze ngo nta muntu yibeshyeho n'umwe, yego, izi ko abantu bose biyononnye rwose, ntawe ukora ibyiza n'umwe, ntawe rwose, sibyo? kandi banduriye hamwe, ntabwo umuntu agiye yandura ukwe, abantu bose banduriye hamwe. Icyo rero nicyo dushingiraho tuvuga ko ijuru ritagira gute, ridakorerwa. Yego, sibyo? Ijuru ntabwo rikorerwa kubera ko ntawe ukora ibyiza n'umwe. Ese kandi ijuru, yego, ijuru rizajyamo intungane, yego, kandi ntawe watunganye n'umwe. Mu yandi magambo, ubu nicyo hano havugaga. Ese muvandi, ko twumvishe ko abantu banduriye hamwe, kandi tukumva ko Imana ivuze abantu no kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo. Nibyo, ariko ni bose. Yego, n'abantu bose nyine, abariho, ababayeho, n'abazabaho, bose banduriye hamwe. Si umuntu uzavuka ejo na nyuma y'imyaka 5 n'uwavutse kera banduriye hamwe bate? Bisobanura abadukurikiye. Ari muri bose bavuze, ari muri bose. Yesu hano ukuntu nicyo warumbajije mwene data. Yego. Kugira ngo n'abadukurikiye nyine bajye barushaho gusobanukirwa, kuko ubundi icyo dutangaza ni amakuru. Yego. Ntabwo harya tujye tubwira abantu ubutumwa bwiza bubakiza ati ni ibintu by'inzaduka. Yego. Nta kintu gishyashya tuvuga. Niba Imana yaritegereje ikabona ntawe ukora ibyiza n'umwe, yego, nukuri nta muntu wajya mu ijuru yarikoreye. Icyo cyo kinumvikane neza. Ntawe wajya mu ijuru yarikoreye, ntago bikunda. Ariko bavuze ngo bose bariyononnye. Yego.
warumbaje ngo abantu bose ngo banduriye hamwe, ariko uko abantu banduye nuko abantu banduriye muri Adamu. Abantu banduriye muri Adamu, abatumenyereye gukurikira ikiganiro ndirikorerwa ngira ngo twarabisobanuye cyane, ariko nundi wabadukurikiye uyu munsi nawe duhari kugira ngo duhari kubwe kugira ngo inkuru nziza ikomeze yamamare. Yego. Abantu banduriye hamwe, banduriye muri Adamu umuntu umwe rukumbi Imana yaremye, ariko ikabimuremeyemo abantu bose bazaba ku isi. Yego. Ubushize nibwo twaturi gusobanura tugaragaza ko Imana kuruhuka ku munsi wa karindwi yari irangije imirimo yayo yose. Nuko yari irangije imirimo yayo yose. Ubwo nanjye nari maje kurema kandi. Ubwo no kurema Imana yari igize ite? Yari kurangije. Yari ibirangije. Yego. Kandi tuzi ko yaruhutse ari Adamu wenyine yamaze kurema. Ubwo yo nuko yarebaga muri Adamu ikabonamo n'umuntu wanyu muzagera hano ku isi, yamurebaga kwimuremeye muri Adamu. Yego. Icyo abantu batandukaniraho ni igihe cyo gusohokeramo gusa. Yego. Kuko hari abasohotsemo none muri Adamu, abandi bazasohoka mwejo, abandi basohoke mwejo bundi, gutyo. Yego. Adamu rero niwe muntu Imana yashyize inzira ebyiri imbere ye, iramubwira ati ibiti biri muri Edeni byose wemerewe kubiryaho, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza ntuzakiryeho. Imana iramubwira ati umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Byarangiye rero Adamu agize gute? Akiriyeho, ariko bimuhanizwa no gupfa nyine. Yego. Ngo ukorere uko abantu bose bapfuye. Abantu bose bahise bandura ko bari bakiri muri. Abantu bose bahise, niyo mpamvu bavuze ngo bariyononnye. Yego. No kubera ko Adamu hari ibyo yari yabwiwe agomba gukora, ariko n'ibyo atagomba gukora. Nuko rero Satani aza mu ishusho y'inzoka aramubwira uti Imana yarakubeshye. Yego. Ahubwo nuko izi ko umunsi wakiriyeho uzaba nkayo, uzagira ubwenge, nawe uzarema, nuko n'ibindi byinshi. Nuko Bibiliya iravuga ngo nuko ngo uwo mugore ari we Eva ngo arasoroma ku izo mbuto ararya, ngo nuko ngo ashyira n'umugabo we nawe ararya. Ariko amaje kwakira ko Imana ari umubeshyi. Wanze ubyumve cyabakoze. Nibyo. Barabanje aba ngo Imana yarakubeshye. Mukirya ntago muzapfa. Ahubwo muzamera nk'Imana. Yego rwose. Wumva ko n'umuntu yahise agira icyifuzo cyo kumera nk'Imana. Cyo kwigomeka komeye cyane. Urumva rero ko kuva ko Imana yakubeshye bivuye ngo wari mu Imana nyine wakiye undi muntu ukubwira uko ari we Satani. Nibyo. Ni impamvu bakoze icyaha gikomeye. Yego. Cyo kutumvira Imana. Aha niho abantu bose biyononeye. Yego. Ubu bwononekare rero bwageze ku muntu wese wari uri muri Adamu. Yego, twarabuvukanye. Wese bwamugezeho. Yego. Kuko abantu bose Imana baremeye rimwe muri Adamu, ari imyuka baba muri Adamu bagenda basohokamo, ariko n'abantu baremwe kuva kera cyane. Yego. Ubwo ndenda kuvuga ko nta muntu uruta undi. Yego. Ku imbere y'Imana abantu bose banganya imyaka. Yego. Kuko bose baremewe rimwe muri Adamu. Yego. Hanyuma rero ubwo bagenda bajya ibihe byo gusohokamo, ariko bagasohokamo banduye. Yego. Kuko ubwo bwandu bwabagezeho. Ubwandu rero ni ikintu ko umuntu yahindutse icyaha. Yego. Umuntu avuka ari umuntu wangiritse. Yego. Ariko abantu bagiye banabyumva neza, aho wangirikiye wowe udukurikiye, aho wangirikiye muri Adamu. Yego. Umaze kwangirika muri Adamu uguma kubaho, ariko uri umuntu w'umwuka, ariko wangiritse. Wononekaye. Yego. Watandukanye n'Imana. Yego. Haza kugera igihe cyo gusohoka muri Adamu, usohoka noneho wambaye umubiri, usohoka mu mubyeyi wakubyaye. Yego. Usohoka wambaye umubiri. Yego. Ariko gusohoka wambaye umubiri si cyo gihe wabereyeho. Yego. Sibyo? Yego. Byumvikane. Gusohoka umuntu yambaye umubiri, ibyo abantu bita kuvuka nyine, ubyawe na mama wawe, ntabwo ari cyo gihe umuntu abereyeho, ahubwo nicyo gihe yambariye umubiri noneho. Yego. Noneho kugira ngo wa muntu Imana yaremeye muri Adamu agaragare na hano mu isi mu buryo bw'ibifatika bugaragara, anagaragare. Yego. Umubiri ugaragare, ariko umuntu w'imbere uri muri uwo muntu we yagize gute? Yahozeho. Ni umuntu wa kera cyane, kandi umuntu wagize gute? Wononekaye. Yego. Ndihumva se ko umuntu avuka yononekaye, ava mu nda ya mama wiwe yononekaye. Niko nubundi Dawidi yaravuze ngo naremanywe gukiranirwa. Yego. Sibyo? Naremanywe gukiranirwa, ngo mu byaha niho mama yagize gute? Yambyariye. Yarase kuvuga ngo mama yambyaye nsanzwe ndi umunyabyaha. Yego. Ariko nsohoka muri mama n'ubundi ndi ikindi umunyabyaha. Yego. Ndashaka kuvuga ko rero ubwo ntabwo umuntu aba umunyabyaha ari uko amaze gukora ibyaha. Yego. Kera bari baratubeshye ngo umuntu atangira gukora icyaha afite imyaka 12. Reka da. N'uruhinja rw'uruyoya rukivuka. Yego. Icyo rutabasha gukora kubera ko umubiri warwo
wo nta mbaraga uragira, yego, ariko umuntu uri mu imbere mw'uwo mubiri, yego, we ni umuntu wononekaye kera muri Adamu, yego, sibyo, ni umuntu w'umunyabyaha. yego, ubwo Imana igiye kureba ko umuntu ari umunyabyaha, ntabwo irebera ku byaha umuntu yakoze by'abantu bita ibyaha, ahubwo ireba ko umuntu ateye nyine, ahubwo ireba ko ari ko umuntu ateye. yego, hanyuma iby'abantu bita ibyaha ni ubuzima wa muntu nyine w'icyaha urimo imbere agira gute agaragaza, kubera ko yabonye naho yigaragariza, kubera ko yambaye umubiri, yego, si byose kwambara umubiri rero agomba no kwigaragariza muki muri uwo mubiri, akagaragaza uri imbere uwo ari we, yego. ubwo rero gukora icyaha ntago ari byo bigira umuntu umunyabyaha, ahubwo agikora asanzwe ari iki, ari umunyabyaha. bivuga ngo niyo umuntu yaba ku isi ntakora icyaha na kimwe, yego, yaba ari umunyabyaha imbere y'Imana, yego, kubera ko aho yononekariye Imana igize gute yo irahazi, yo irahazi neza. nta nubwo Imana imwita umunyabyaha yego ishingiye ku byo yakoze, yego rwose, ahubwo imwita umunyabyaha ishingiye ku ivuko urakoze cyane yavutse. niyo mpamvu iki cyanditswe duku cyavuze, yego, sibyo, cyavuze ngo bose bariyononnye, yego, si byose. ntiwumva se iyo Imana igiye gukota, kubera ko ntabwo yita ku byo umuntu yakoreshejwe n'uwo ari we, ivuga bose, ahubwo yita ku muntu urimo imbere mu muntu, yego, niyo mpamvu ivuga bose, yego. ariko mu by'ukuri muri ubu buzima tuzi ko hari abantu bakora neza cyane, si byose, hari abantu b'indashyikirwa, hari n'abantu bajya bitwa rwose intwari cyane bw'imirimo myiza cyane, hariho abantu rwose bakoze udushya hano ku isi, yego, bo kwigirwaho ndetse cyane, aho ariko ni imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana, kubera ko Imana yireba wa muntu w'imbere ukomoka muri Adamu kandi yakomotsemo yangiritse, yego, niho ivugira abo bose ko bose banduye hamwe, bose banduye. Ese ubwo kivuga bose ntuzi ko ubwo bivugiyemo n'abazavuka ejo, yego, ese ubwo uzavuka ejo ko nta cyaha arakora, yego, yageze muri bose gute, kuko Imana imushyize muri bose, ari muri bose, kubera ko Imana yo ntabwo yita umuntu umunyabyaha ishingiye ku byo yagize gute, ku byo yakoze, yego. Imana yizi ko azavukana wakomotse kuri Adamu kandi azavukana ubwo bwandu, yego, si byose. nguko rero aho duhera tuvuga ko ijuru ridakorerwa nuko umuntu yamaze kwangirika, nta kintu yakora ngo Imana igire gute icyemere. yego, bitangaje, biragoye cyane kuvuga ko ntawe ukora ibyiza n'umwe, kandi abantu bazi ko bajya bakora neza, banatojwe gukora neza, yego, ariko reka mvuge ngo wowe byigishije ko ugomba gukora neza, Imana ikazaguhemba kuguha ijuru ishingiye ku mirimo wakoze, yego, iyo ni inyigisho y'ikinyoma. Reka mvuge ngo ni n'inyigisho ya Satani, ahubwo ishobora izatuma abantu benshi barimbukira mu kinya ariko batamenya ukuri. yego, icyiza ni ukumenya amakuru ya nyirijuru, yego, ni ukumenya ngo nyirijuru we asaba iki. Nyirijuru yamaze guhakanira abantu bose ko nta n'umwe, we yarangije gutanga amanota, asanga nta muntu n'umwe ukora ibyiza n'umwe, ko abonye bose bamaze kwandura, bose bamaze kwandura, yego, ngo bw'ubunyacyaha bw'umuntu rero, yego. noneho rero muvandimwe, mba numva nanone ntabwo twabwira abantu gusa ko ijuru ridakorerwa, cyangwa ngo tubabwire ko bose nyine biyononnye nk'abazajya mu muriro utazima cyangwa nk'abazajya gihenomu, kubera ko niba ntawe ukora ibyiza abantu bose barahindutse abanyabyaha, bose bazarimbuka, kandi iherezo ry'abanyabyaha turarizi, gihenomu nyine, gihenomu, yego, sibyo. kuvuga ko ijuru ridakorerwa ntabwo duhakana ko ritariho, ijuru ryo rirahari, ariko ijuru ni iry'intungane, ijuru ni iry'abakiranutsi, yego, sibyo se. ariko niba ridakorerwa, mba numva nyine tukwiye no kubwira abantu, ahubwo noneho riboneka gute ko tumaze gusanga ibyiza by'umuntu n'ibibi bye, yego, byose ku Mana yo yamaze gutangaza ko byose nta kizima na kimwe kirimo, yego. ubwo ndashaka kuvuga ko amasengesho y'umuntu, sibyo, yego, amasengesho y'umuntu, ubutayu asenga, kwiyiriza ubusa, gufasha abantu, nta kintu Imana yasanze nta na kimwe cyiza kirimo muri ibyo byose. Imana yabivuze muri Yesaya, Imana arabisobanuye neza, kuko bose bahindutse abanduye, n'ibyo bakiranutse byose n'ubushwambagara bufite ibizinga, bwuzuye n'ibizinga. Numva ko ibikorwa bya muntu byose ni ukuri biranduye, biteye agaciro, yego, ni ukuri. niyo mpamvu umugenzi mu Kristo kuba muzi, we ageze ku musaraba, ahuye na Kristo, yego, yamwambuye bya bintu byose, yamwambuye ubushwambagara, ari byo bikorwa by'umuntu yatana, yego, disi, avuga ati kuramo umwanda, nibyo kabisa, yego. wowe udukurikiye n'ukuri, tuba twumva ni nka Imana ikwingingira muri twebwe, yego, ni ukuri wari ukwiye kumenya uko Imana ikuzi, apana uko abantu bakuzi. Abantu baragushyeshyengerega cyane, Satani kugira ngo azakurimbure nuko aragushyeshyenga, yego, aragutaka, akakubwira ko wakijijwe, yego, akakubwira ko umaze igihe mu gakiza, yego, akakubwira nukuri, akagukoreza imitwaro y'epfo n'iya ruguru n'iyo hirya n'iyo hino yose, kugira ngo uzakunde ubona ijuru. Muvanda, abantu baragoye cyane, Satani n'umugome, Satani n'umugome cyane. Igiti Adamu na Eva bariyeho ni igiti cy'ubwenge, yego,
umenyekanisha ikibi n'icyiza yego sibyo ubwo byumvikane ko ibyiza abantu bakora ni ibikumana nibyo kabisa nibi bakora byose ni kimwe yego ariko satani yahise ashinga amadini sikwemeze nibyo kabisa ashinga amadini yigisha no gukora ibyiza yego ngo bazajye mu ijuru kandi Imana yamaze kuvuga ngo ntawukora ibyiza n'umwe ariko amadini yigisha no gukora ibyiza ngo bazajye mu ijuru umva ikibazo kimeze arangije amadini yigisha abantu amategeko nyamara ijambo ry'Imana avuga mu Magalatiya ibice 21 havuga ngo simpirusa ubuntu bw'Imana kuko niba gukiranuka kuzanwa nuko umuntu yubahirije amategeko Yesu yabarapfiriye ubusa kandi amadini yigisha abantu kubahiriza amategeko ko yigisha abantu kwinda ibyaha gusambana kwiba kubeshya ngo bazajye mu ijuru urumva ko rero amadini satani ashinga amadini noneho abiringiza ibinyoma ariko anabikora imitwaro batabasha gushobora nibyo kabisa siko bimeze gukora neza irinda ibyaha ibikorwa byiza uzajye mu ijuru kandi ibyo bibwira umuntu Imana amaze guhamya ko yanduye n'ibikorwa bye byose nabyo byanduye ubwo ntari kimusaba ko yanduye urumva nyine niho abantu baruhiye urumva ko ni naho ibera inyigisho y'ikinyoma yego ariko nkanavuga ngo iyo aba babibigishaga uko kureka ibyaha yego iyo babibigishaga bigakunda ntibakora ibyaha nyine yego byibuze ariko bose bakoze ibyaha ariko n'umuntu nawe ajya byibonaho ko kubireka byamunaniye cyane sibyo hari abantu tujya tubwiriza ubutumwa bwiza bakatubwira ati nukuri kureka ibyaha byarananiye kandi nukuri sinakunda n'ibyaha ariko ibyo nanga buri gihe nibyo ngira nte nibyo nibonamo sibyo erega nuko wowe udukurikiye ndagira ngo ubwire iki kintu wowe nuko icyaha kikurimo wowe indani nta burenganzira ugira bwo kuvuga ngo reka simbikore ahubwo wowe urabikoreshwa kuko ufite umukoresha wononekaye ugutuyemo utuye muri uwo mubiri wawe niwe mukoresha wawe niyo mpamvu agukoresha ibyaha kandi utagira gute kandi utabikunda yego hari urugero mwene data umwe yigeze aduha urabona umugore utwite sibyo urabona umugore utwite agira ibintu yarara ariko n'ibyo ahurwa cyane sibyo kwarara kwe burya ntago ari ibintu yigirishwa cyane no guhurwa kwe ntago ari ibintu yigirishwa ahubwo ikimurimo nicyo kimutera kugira ibyo yanga cyangwa agira gute ibyo akunda sibyo navugaga ngo icyaha mu muntu nacyo nuko nguko kimeze nuko umuntu w'imbere mu muntu ni umuntu wononekaye ariko ni nawe muntu Imana izi yivuga ni wabazi reka mvuge ngo rero umuntu hashingiwe kuko yigishwa akora ibishoboka byose agashaka kwiyobagiza ariko nashaka kuvuga ngo yiyobagiza imbere y'abantu ariko Imana ireba mu mutima ntago wayiyobagizaho niyo mpamvu umuntu ari igengesera agashaka guhisha ubwononekare bwe ariko ni ibintu bya kera n'umwuka wa kera n'ubundi kuko umuntu yabaye umwe na Adamu akaba umwe n'umwuka wa shitani nawe amaze kononekara ikintu cya mbere yakoze ngo yagiye kubona yambaye ubusa sibyo yagiye kubona yambaye ubusa ariko yashatse kwirwanaho yirwanyeho afata ibibabi by'imitini ngo ariyambika we n'umugore we bariyambika ariko Imana yarinze ahiza isanga bakigize gute bacyambaye ubusa ngo twumvishe imirindi yawe tujya kwihisha uko rero nako umuntu arwana no kwihisha burya nta kindi imirimo myiza y'umuntu ni bya bibabi by'imitini burya ni kamere ya Adamu umuntu afite yo kwirwanaho kugira ngo arebe ko hari ibintu yakinga Imana mu maso Imana yibagirwe ko yambaye ubusa yibagirwe ko yariye kuri cya giti ariko umuntu yakiriyeho niyo mpamvu umuntu inyigisho ihari niyo gutoza umuntu gushaka ibibabi byinshi by'imitini kugira ngo yikingakinge ariko igitangaje muvandimwe iyo umuntu yumvishe ngo Imana iraje yumva cyambaye ubusa n'ukuri ari nayo mpamvu uri musa none muvandi twagiye turi ahantu henshi cyane uzi ko umuntu atangira yiga muri za sikuru afite imyaka 3 akiga akabatizwa afite imyaka 12 akorwa byari byose akorerwa akajya mu rwo kurama akajya imyaka 80 akajya gupfa akazana abaza kumwatuza ibyaha ngo ariko yabona ijuru atarakabona ijuru akatura ibyaha agapfa kibyatura bakaza bakabeshya ngo abonye ijuru ngo kuko yarimo yatura uriya musare yitwa Mwiringira gusa mu gitabo cy'umugenzi wambutse abana rero bava nuko hanyuma rero nkavuga ngo aho niho abantu nyine bayobeye inyigisho yibwira abantu gukora ibyiza nta kindi bibabwira ibiri kubabwira ngo musorome ibibabi by'imitini myinshi Imana itaraza kuko ngira ngo mu mutima muri kumva ko mwambaye ubusa mukora ibishoboka byose niho rero ujya kumva umuntu ngo uyu munsi ku cyumweru yiriwe mu rusengero sibyo
cyane. Ibyo ni ibibabi by'imitini ngo ari gusenga Imana. Yego. Agira gutyo ejo agahita ajya mu butayu. Yego. Ibyo ni ibibabi by'imitini umuntu ari gushaka cyane. agiva mu butayu bumwe ejo agapanga yo kwiyiriza iwe mu rugo. Iyo ni imitini umuntu ari gushaka. Yego. Umuntu atanga amafaranga, umuntu atanga ibyo afite byose, umuntu arirya akimara ari kugira ngo arebe ko yakwiyambika isoni z'ubwambure yumva buri mu mutima we, ariko ntabwo bujya buvamo. Yego. Ibyo nibyo biba by'imitini na Adamu yagerageje kwiyambika biranga, ariko ni nayo mirimo y'umuntu byose ngo nubushwambagara. Imana yarinze izisanga Adamu cyambaye ubusa. Ni no mpamvu umuntu ahora yumva yambaye ubusa kandi ntako atagize gute, ntako atagize ngo yiyeranje yiyambike. Yego. Abadukurikiye rero mba numva nyine tudakwiye kubabwira gusa ko ijuru ridakorerwa, ahari batibwira ngo ntari hari. Ijuru rirahari, ariko n'umuriro na Gehinomu irahari. Irahari. Ijuru rirahari, kandi ijuru rizajyamo intungane. Icyo abantu bayobewe rero gikomeye kuri iyi si, ariko ubutumwa bwiza buzanira abantu. Yego. Nuko umuntu azi ko ari umunyabyaha, ndetse akora ibyaha uko umutima uteye, kubera ko umuntu urimo imbere muri we ni umunyabyaha, akora ibyaha uko umutima uteye. Yego. Icyananiye abantu bayobewe ni ukumenya uburyo ki umuntu azajya mu ijuru. Yego. Kandi akajya mu ijuru ry'intungane. Nawe ari intungane. Kandi nawe ari intungane, ariko akabajya yumva ataragize gute, ataratunganye. Gutungana byaramunaniye. Ari impamvu asenga amasengesho myinshi. Abari kugira ngo ariko yatungana cya 10 cyane. Bakorekorwa byinshi. Bare ko batungana. Burya ni ruswa yo kugura ijuru. Ariko bikanga umutima ukomeza kuba rega umutima utarya ruswa. Umutima ntago ujya ruswa. Cyane rwose. Umutima urakubwira ngo uri umunyabyaha. Cyane. Niyo mpamvu uva mu butayu ukiri no mu nzira ntibigombera kugera mu rugo. Burya wahura nawe uvuye mu butayu akakwatuza ibyaha, wabona ibindi wihana. Oya twadusenga ku munsi wa mbere tukatura. Yego. Ku munsi wa kabiri tukatura. Yego. Munsi wa tukatura. Munsi wa kane tukatura. Munsi wa gatanu tukatura. Ejo bwacya mu gitondo cyo kugira ngo kwigira ngo ifunguro ryera ko byitwaga nabwo bakaza bakatwatuza. Wumvise? Yego. Nta na rimwe umuntu yigera na rimwe. Yego. Yumva atekanye mu mutima. Ntabwo bishoboka. Ntabwo cyajya gukundira. Hanyuma rero numvaga nyine turi bubwire n'abantu nyine uburyo noneho ijuru riboneka n'uburyo abantu bazarijyamo noneho sasa. Sibyo? Kuko twarigezemo. Kuko twe twarigezemo. Tumutabura abantu inzira tuzi. Ahubwo twaribonye tutarikoreye. Yego. Nuko Imana yagenye uburyo abantu bazajya mu ijuru. Amen. Ariko bakarijyamo batarikoreye. Yego. Nuko Imana imaze kwitegereza nyine iri mu ijuru, ibonye abantu bose bononekaye, bo yariyononye, ntawe yari kwiriguye iha ikizami cyo gukorera ijuru, kuko nta numwe wari kurikorera. Yari bizi ko ahubwo Imana yakunze abantu bari mu isi, ariko bameze gutya yababonye. Yego. Yo irabakunda, ayishyiraho n'inzira yo kubagira intungane imbere yayo kugira ngo bazabone uko babana nayo. Yego. Nuko Imana ubwayo yemeye kuza mu isi. Sibyo? Yego. Yemeye kuza mu isi, reka mwe Imana yohereje umucunguzi ari we Yesu Kristo. Yego. Iraza ikora ibyo umuntu yagombaga gukora kugira ngo azahabwe ijuru. Amen. Sibyo muvandi? Ubwo yohereje umucunguzi. Kuko nta cyo yabaza wa muntu. Kuko yamije ko yanduye, bananduye hamwe abantu bose. Ubwo yohereje umucunguzi w'abantu bose. Yego. None wowe ubizi ko umuntu yiyononnye, unabizi hari ikizami wamuha koko? Ntacyo wakwirirwa umuha. Ahubwo uri umufitiye impuhwe. Wareba indi aranjoma. Ariko ntiwakwirirwa umuzana mu bintu ngo nawe ugira ibyo umubaza. Nene kuvuga ko Imana yohereje umucunguzi aje gukorera abantu iby'Imana yababazaga kugira ngo bajye mu ijuru. Ijuru ry'intungane bizasaba ko umuntu arijyamo ari intungane. Nicyo umucunguzi yaje gukora. Umucunguzi Yesu Kristo aje gutungana, ariko mu cyimbo cy'abari mu isi. Amen. Kwizera Yesu ni ukumenya ko yaje ari umukozi wawe Imana yohereje kugira ngo aze agukorere ibyo wowe wagombaga gukora, ariko utashoboye kuko wewe wamaze kwiyonona, wewe wamaze kononekarira muri Adamu. Ahubwo Imana yohereje Kristo kugira ngo aze agukorere mu cyimbo noneho. Ubwo Imana imaze kubona ko abantu bamaze kwandura kandi ikeneye kubana nabo, kandi kabana nabo ari abakiranutse bujuje iby'Imana isaba, ibonye batabyuza kandi kunze kubana nabo, yohereje umuntu ibaza bya bindi yabazaga abantu. Yego rwose. Ari we tw'umucunguzi. Aza ahagarariye abantu, aje kubazwa iby'Imana yabazaga abantu rwose. Kandi iby'Imana yabazaga abantu twabibonye ni ukumvira amategeko yayo no gukiranuka. Yego. Kandi abantu byabananiye ndetse ihamya ko banduye. Uvuga ngo umuntu ugomba kubazwa gukiranuka rero ni umucunguzi. Yego rwose. Kandi umucunguzi yaraje koko arabikora. Akiranuka gato na kanini. Yego. Ariko agira ikibazo. Asanga nubwo aboneye abantu gukiranuka, ariko wamaje gukatirwa. Yego rwose. Kandi Imana umucamanza utabera. Umucunguzi
amaje kubona gukiranuka avuga ati naje ndi umucunguzi wabo mana bandi igihano cyabo cyose neza ukishyireho. Yego. Imana yagomba kumuhana rero itabanje kumushyiraho ibyaha byacu. Yego. By'abantu bose. Imana ibara ibyaha neza ibimushyiraho. Yego. Ariko umucunguzi nawe yizera ko ibyaha bimugiyeho. Yego. Imana itamutera umugongo. Amen. Imana iba kumutera umugongo ihana umunyabyaha. Yego. Ariko ubwo mwabyumva ko umucunguzi abadukurikiye mu byumve neza. Sibyo? Niba umucunguzi yakiranutse ubwo ni wowe wakiranutse ubundi. Yego rwose. Kuko gukiranukiye nicyo bivuze. Ni umucunguzi yabambwe yahanwe ubwo ni wowe wahanwe. Yego. Niba umucunguzi yakubiswe ubwo ni wowe wakubiswe. Yego rwose. Wowe dukurikiye. Niba umucunguzi yaratewe amacumu akabambwa ku musaraba ubwo ni wowe wabambwe ku musaraba. Yego rwose. Nicyo twari twarakatiwe twebwe. Nibyo. Niba umucunguzi yapfiriye ku musaraba ubwo wowe udukurikiye ni wowe wapfiriye ku musaraba. Niba yarahambwe ubwo ni wowe wahambwe. Niba yarazutse ubwo ni wowe wazutse. Niba yagiye mu ijuru ubwo ni wowe wagiye mu ijuru. Amen. Kuko nyine ni umucunguzi yarakoze ngo twe twakire. Yego. Niyo mpamvu Imana yadukunze cyane igatanga umucunguzi ari we Yesu kugira ngo tumwizere duhabwe ubugingo buhoraho. Burya ni ukwizera ko umucunguzi yabashijwe ibyacu byose kandi abikora neza ariko ari twakorera. Nibyo muvandimwe. Ubwo kwizera ni ukuva mu kazi. Kwizera ni ukuva mu kazi ko k'amashyengo yawe yo gutekereza ko ari cyo wakorera Imana ngo icyemere. Yego. Ahubwo ukizera ibyo umucunguzi yagize gute yakoze ariko ukabyizera nk'aho ari wowe yarari kubikorera. Yego. Kandi ukabyizera ko bihagije. Amena. Uko niko umuntu ajya mu ijuru. Niyo tuvuze kwizera Yesu ni icyo ngicyo tuba tuvuze. Yego. Iyo tuvuze kwizera Yesu tuba tuvuze ngo umuntu yizera ibyo yakoze. Yego. Ntabwo tuba tuvuze ngo umuntu yizera ijambo Yesu, ahubwo yizere iyo mirimo Yesu yakoze kahari we yagize gute yayikoreraga. Na cyane ko mu ijuru niyo babaza umuntu uzajya mu ijuru niyo bazamubaza. Burya niyo babajije nta bwenge basanga ntawe yazanye, ahubwo basanga yajyanyiye. Yego. Bambaje urwandiko rw'agatanga ka mbere asanga atagize ute, asanga atarufite nuko bamusubizayo. Yego. Ndashaka kuvuga ko rero ijuru ntago rikorerwa ahubwo Yesu niwe warikoreye mu kimbo cyabari mu isi bose. Ubwo rero abadukurikiye ni mugenzure neza muri ibyo umucunguzi yakoze. Yego rwose. Muri ko umucunguzi yakiranutse. Yego. Mwizeye ko mwakiranutse. Muri ko umucunguzi yahanwe mwizeye ko mwahanwe. Yego. Muri ko umucunguzi yapfuye mwizeye ko mwapfuye. Nibyo kabisa. Muri ko umucunguzi yahambwe mwizeye ko mwahambwe. Murebe ko yazutse. Buryo umucunguzi yari kuzimu. Gako gaptubayo. Byari birangiye. Ariko yarazutse. Yego. Ajya mu ijuru. Niyo mpamvu bavuga ngo nabambangwe na Kristo. Nibyo rwose. Nabambangwe na Kristo. Turapfa turazukana. Ngo ndiwe ko nagari njye uriho ahubwo ni Kristo muri njyewe. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Numvaga rero hari abadukurikiye twababwiye ko nyine tuza kubana nabo mu kiganiro aho bari baduhamagara bakaduha ibitekerezo bakatubaza hanyuma kugira ngo nyine nabo tuganire nabo twabaha n'umwanya ngira ngo. Yego. Twabaha umwanya nimero bari buhamagareho ni nimero ya hano muri studio ni 07 90 gatanu inshuro enye amazero 2. 07 90 gatanu inshuro enye. Yego. Amazero 2. Yego rwose. Ubwo abadukurikiye hari umurongo nuwo. Yego. Allo Fine FM. Alphonsine Batsinda. Inde? Alphonsine Batsinda. Yego Alphonsine. Nukuri nanjye nshimye Imana. Yego Alphonsine yishime kabisa. Ndumva nezerewe mu mutima. Nukuri. Nukuri nahora naginimba n'agahinda. Yego. Bora mu butayu bakanyihanisha ibyaha. Ubundi natanga ndi wawo. Cyane rwose. Ariko ubu nanjye ndumva nduhutse. Amen. 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 Nukuri byibahuje. Yego. None se ariko yego. Mudusobanurire aba bahanuzi baduhanurira.
Imana izatugirira neza ngo izaduha iki iriya myuka bayikura n'abakozi ba shitani Alphonse naragiye ariko asize urumva yaratubwiye ati yanezerewe ati cyane ati yahuraga mu butayu atariko n'ubundi akumva ari wa wundi atari karanezerewe ariko agiye atatubwiye niba yumva noneho umutima ntacyo umurega. Yego. Ariko anagiye adusigiye ikibazo kivuga ngo abari abahanuzi bamuhanurira buri munsi. Yego. Imana iraje bigenze neza uzabona inzu uzagira ute tibara abahanuzi bava hehe nuko reka tubanze twitabe n'uyu nguyu. Yego. Fine femalo. Oui. Amahoro. Amahoro. Ikiganiro ariko ndacyumviriza. Cyanyubatse. Urinde witwa nde uherereye he? Nitwa Nzabimana Bosco. Yego Bosco. Mu karere ka Gasabo ahantu bita Kinyinya. Kinyinya rwose. Icyo kiganiro kiranyubatse. Yego. Gitumye umenya ibintu ntarindi. Okay. Niki umenye Bosco? Niki gishyashya wumvise? Menye yuko abantu icyo umuntu aba ashaka kureka guheba ibyaha areke gukora ibintu bibi yego azi ko ibyo bizamujyana mu ijuru yego ariko ubu ntawe yuko Yesu yaje kuducungura akabambwa mu gishingo cyacu yego ibyo byonyine kubyizera aribyo bizadushikana mu ijuru yego rwose nicyo mvuyemo. None se Bosco nagushimiye ko wakurikiye ariko se ko mu ijuru hazajyayo intungane urumva nawe uri mu bazajya mu ijuru? Yewe ndabyizeye kubera nizera Yesu ko yapfuye mu gishingo cyacu kuba nizera rero amaraso ya Yesu Kristo ko yaducunguye ndizera neza ko nzarijyamo. Ijuru ni iry'intungane cyangwa mu yandi magambo ni iry'abagororotsi. Ega kugororoka ego Yesu niwe yabikoze kugira tugororoke yego mwabivuze neza ko atacyo twakora yego rwose kugira tugororoke yego cyese kwizera Yesu Kristo we yaje avuye mu bwiza bw'ijuru akaza kuducungura akaza guhanirwa ibyaha byacu. None se Bosco iko Yesu yabikoze ngo tugororoke nyine Bosco ubu tuvugana n'umugororotsi kugororoka umuntu wabazweho ibya Yesu kuko Yesu yabikoreye kugira ngo Bosco nawe azabarweho ubugororotsi bwa Yesu. Ese ubu Bosco n'umugororotsi nyine twabivuze twavuze yuko umuntu agerageza gukora ibyiza ariko agasanga ikibi cyamwitangiye imbere akagikora yego kandi twavuze yuko umuntu atokora ibyiza avuga ngo ariko arakora ijuru yego ikizodukiza gusa no kwizera Yesu Kristo we yaducunguye yego icyo gihe Yesu Kristo icyo yakoze yatugize abagororotsi. Urakoze cyane. None Bosco ubwo imbere y'Imana uri umugororotsi? Hello? Imbere y'Imana urumva uri umugororotsi? Imbere y'Imana Imana yavuze ko atamugororotsi nta muntu w'umugororotsi. Niko yo yavuze ndi kwibaza nyine ko yo yatanze Yesu kugira ngo abazweho ubunyacyaha bwose bwa Bosco bwose. Kubwo Yesu yabikoze rero ni umugororotsi. Uri umugororotsi yego nkaba ndabyizera. Byizere gutyo kuba umugororotsi nibyo bizakujyana mu ijuru kuko Yesu ibyo wasabwaga kugira ngo uzajye mu ijuru byose Yesu yabikoze neza. Yego ariko mfite ikibazo. Yego Bosco. None se umuntu yasenga yiriza yajya mu butayu abonye ko atazarika akorera ijuru. Yego cyangwa yagira neza yafasha abantu yagira gute twabonye ko atari ibikorwa bizomujyana mu ijuru. Yego none se ni byiza kubireka tukareka gusenga tukareka gukora ibyiza cyane? Bosco urakoze cyane. Ahubwo ntekereza ko ubu nyine wabaye umugororotsi kuva wamaze kubona inzira ikujyana mu ijuru sibyo? Ubwo no kuvuga ngo uzajyanwa mu ijuru ntabwo uzajyanwa mu ijuru n'ibyiza byawe ahubwo uri hano mu isi kubera ko ubana n'abantu ntabwo wareka gukora neza kandi ubana n'abantu sibyo se? Ndashaka kuvuga ko wakora neza nk'ukorera neza abantu bagenzi bawe
ariko ntiwakora neza nk'uri gukorera neza Imana kugira ngo Imana izaguhembe ijuru. Si byose? Murakoze konsigura. Urakoze cyane Bosco. Boss kararanye ijoro? Boss karariranye. Yego. Yego rwose. Urumva ko erega abantu baba mu kinyoma cyane. Yego. Abantu baba mu kinyoma, niyo mpamvu umuntu yumvisha ubutumwa bwiza yumva aruhutse. Yego. Haro. Ya bipaga. Abadukurikiye ndagira ngo mbabwire ko ntabwo babipa, ahubwo muraza kuduhamagara, turaza kubaha nimero muduhamagara aho hanze ya studio, niho twabasha kubahamagara. Iyi nimero mu studio ntabwo bayibipa, barahamagara. Yego. Yego. Haro. Muraho neza, mwitwa bande mu barahagana he? Murakoze. Ye, bazitubwira amazina yawe naho uherereye ubu. Yewe nitwa Uwimana Elias&Theoneste, ntuye mu Nyakabanda cya Kigali hari Nyamirambo. Yego Uwimana. None no ikiganiro cyanyu. Twatangiranye, icyo nshaka kubabwira cyo ni uko ubu ngubu maze imyaka gera muri ngahe buriya kuva 2011. Yego rwose. Numva icyerekeranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. None namwe ndabumvise, numva bimeze nk'ibyo njya numva cyangwa byamvanya ahantu bigira aho bingeze. Ubutumwa n'umwe rwose bwa Yesu nyine ni bumwe. Kuko icyo gihe ubu nibera mu ijuru, ahasigaye ikintu nabifuriza, nanjye nifuriza n'ukuzarihuriramo amaso ku maso. Ntago ari n'ibintu tukifuza cyangwa dusabira, nahubwo turabifite kabisa. Ati turabifite, ntago ari ibintu tukifurizanya cyangwa dusabirana, ahubwo twabiherewe ubuntu, turabifite rwose. Turabifite, nanjye niyo mpamvu icyo nsaba nuko twazarihuriramo amaso ku maso kuri wa muntu. Nibyo rwose, nibyo kabisa. Ubu ntacyo nkibaza Imana, ntacyo nkiyishinja, nta migisha nyisaba, nta juru nyisaba, kubera ko byose ndabifite. Urakoze cyane muvandimwe Yasenta. Imana bakomeze cyane. Amahoro ku Mana. Yego, kumaze kuduhamagara nyuma y'ikiganiro. Yego. Tumaze kumenya kwiganira tunezerwa iby'Imana yaduhaye ku buntu. Rwose Yasenta mushimiye Imana rwose. Abadukurikiye 079 5 enye amazero 2 5 enye n'eshanu. Ni 079. Yego. 0. Yego. 5 inshuro enye. Yego. Amazero 2. 079 Yego. 5 inshuro enye amazero 2. Mukomeze muduhamagare. Yego rwose. Nta muntu uri ku murongo? Ndumva ntawe. Yego. Uwimana yarakijijwe kuva 2011. Kuva 2011. Aguwe neza, afite amahoro cyane rwose, afite umunezero, kwamenye ko ijuru ridakorerwa. Niko ibyanditswe bivuga ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera, ngo twifitiye amahoro ku Mana. Yego. Reka twitabe n'uyu nguyu. Yego. Fine femalo. Mwiriwe neza. Yego, nanjye nitwa Turabashimiye Eric. Yego Eric. Ndi Kigali Kibagabaga. Yego rwose. Ikiganiro cyanyu nacyumvise kiri gusoza, ariko ko muvuga ngo ibikorwa byiza ntabwo ibyo bizajyana umuntu mu ijuru. Yego. None ubwo umuntu yaba azajyanwa mu ijuru ni? Muvandimwe Eric, wumvishe turimo gisoza, kandi twagitangiye tugisoza neza. Numva wumva ikiganiro cyacu kirimo gisoza, kandi urimo ngo ibikorwa byiza ntibyajyana umuntu mu ijuru. Alo Eric. Ndakumva. Uranyumva neza? None ndi kukumva. Yego. Waruvuze uti ko twavuze ko ibikorwa byiza by'umuntu atari byo bizamujyana mu ijuru, ati ubwo azajyanwa mu ijuru n'iki? Yego. Ndetse ni nacyo twasoreje, twavuze ko umuntu Imana yagaye ibikorwa bye byose. Twasomye muri Zaburi y'ibice 53, dusoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Havuze ko Imana yabonye yitegereje abantu iri mu ijuru ngo irebe ko hari n'umwe ukora ibyiza. Ngo Imana yasanze abantu bose barayobye, ngo bose bariyononnye, ngo ntawe ukora icyiza habe n'umwe. Ubwo urumva ko ibyo umuntu atekereza ko ari byiza ni byiza imbere y'abantu, ariko ntabwo ari byiza imbere y'Imana, kuko Imana yo yamaze gutanga amanota, yamaze gutangaza ko nta muntu uri mu isi n'umwe ukora icyiza na kimwe. Uti?
ibintu dukora byiza ni imbere y'abantu ntabwo ari imbere y'Imana. Nibyo rwose. Imbere y'abantu rwose. Iyo ukoze neza ubukoreye neza mugenzi wawe ntago ari Imana. Imana yo ndi kukubwira uko yamaze gutangaza ko abantu bose bakoze ibyaha. None se nigishije ko bambwiye ko ikizaba kiboshye mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye, igitanda kubitandukanya gute? Ikizaba kiboshye mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye. Yego. Nuko nyine Imana mu isi, sindi kukubwira uko Imana ikuzi se? Yego. Ndi kukubwira uko Imana yo ikuzi kandi ndi kukubwira nyirijuru uwo ari we n'ibyo nuko akubona, sibyo? Ntabwo rero we agusaba ko ntaga gusaba gukiranuka kubera akazi ko we wavutse warangiritse kuva muri Adamu warangiritse nta kiza wakorera Imana ngo ikemere. No kureka ibyaha ntago wabishobora kubera akavukire yawe y'umuntu wawe wakera ukurimo ntago yatuma ukiranukira Imana. Ahubwo Imana yatanze umucunguzi kugira ngo abazwe ibyo we wagombaga gukora. Niwe Yesu aza mu isi yaraje mu kimbo cyawe. Yego. Yaraje gukiranuka kugira ngo Imana izakubareho uko gukiranuka. Yesu yakiranutse. Yaje mu isi kubarwaho ibyaha by'abari mu isi kugira ngo Imana ntizagire icyaha yongera kukubaza kubera ko yabibajije Yesu. Yego. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu, niyo mpamvu Yesu amaze guhinduka wowe yishyize mu mwanya wawe nk'umucunguzi wawe. Imana yamwishe kuko yarabaye umunyabyaha. Yego. Ubwo rero Imana ntiyakwishyuza kabiri, yishyuje ibyawe Yesu bijyanye n'icyaha, ariko Yesu arakwishyurira imbere y'Imana, ariko aranagukiranukira ku Mana ku buryo gukiranuka kuzajyana umuntu mu ijuru. Nuko Yesu yakoreye ku bantu bizeye ko uko gukiranuka ari ukwabo. Yego. Nguko umuntu azajya mu ijuru atajyanywe n'ibikorwa bye. Harakandi kabazo k'amatsiko mfite. Kuri umuntu agenda akabwira pasiteri ibyaha yakoze cyangwa padiri akamubwira ibyaha yakoze akamubwira ngo aramubabariye. Kugira nibyo. Ibyo namahano kuko sinzi impamvu akubwira ko akubabariye. Sinzi niba ibyaha byose sinzi arakubwira ngo genda ukwemera kwawe kuragukijije. Ukwemera kwawe kuragukijije. Ariko ntago nyine ibyaha bikurwaho na mbabarira no kububwira umuntu. Ahubwo Imana yo ndi kukubwira uburyo yagukuyeho ubunyacyaha. Yego. Sibyo? Ndi kukubwira iki Imana yo yakoze ku bunyacyaha bwawe. Naho abantu bo mu nyungu zabo bwite ndabizi bakwigisha byinshi ariko bakeneye kukwigarurira. Yego. Nyirijuru utanga ijuru ndi kukubwira amakuru yiwe amukomokaho, we arakuza zikutabasha gukiranuka. Yohereje umuntu uza kugukorera neza nubwo bunyacyaha bwawe, yohereza umuntu uza kubuzira mu mwanya wawe. Yego. Abandi rero byo bakubeshya ni mu nyungu zabo na amashyengo, na cyane ko nawe ubizi kura bibabwira ariko nubundi ukumva biracyari mu mutima. Kandi nabo n'abanyabyaha nkawe nabo. Allo? Yego. Ndakumva. Nandi kukubwira ati Imana yakoze icyo kintu kugira ngo yigukureho urubanza rw'ibyaha kuko yarubaze kuri Yesu. Icyo usabwa rero n'ukwizera ibyo Yesu yakoze, wowe ntiwizera ibyawe kuko ibyawe Imana yabitangiye amanota, ivuga ko nawe uri mu bantu biyononye, yaguhaye 0%. Ukwiye kwizera ibyo Yesu yakoze nkaho ari wowe yabikoreraga, akaba ari byo biguhesha ijuru. Reka twakire n'abandi. Eric. Murakoze. Iyi radio yitagute nafunguye telefone mbanumva ngeze ku kiganiro cyanye ariko ntabwo nzi ko yitwa Fine FM. Radio ni Fine FM 93 n'igice kimwe. Murakoze. Urakoze cyane Eric. Ndabona tugifite minota mikeya. Hari abari kubipa. Ariko ntago nimero ntago bayibipa, ahubwo turaza kubaha izacu nidusohoka muri studio. Yego. Mu tubipe turabahamagara. Muri ku murongo. Yego. Allo. Mwiriwe, mwitwa bande, muherereye he? Allo. Muraho. Nitwa Charles. Yego Charles, uherereye hagana he? Uherereye hagana he? Igisozi. Yego. Ikiganiro cyanyu mwayobowe n'umwuka wera rwose. Amena. Noneho yego. Arimo dukora yo gutwara amamodoka. Yego. Baratubwiraga ngo tugende buhoro. Yego. Birananirana noneho badushakira speed gavana. Yego. Okay. Ubu koko Yesu aho bigeze. Yego. Azakora speed gavana. Hari igihugu twakuriyemo. Yego. Noneho tukanywa amata y'inshyushyu cyane aricyo kidutunga. Yego. Wajya kwa muganga akubwira ati ayo mata y'inshyushyu niyo abatera malaria. Yego. Bayitaga umushwiza bo malaria niko bayita. Okay.
noneho umuntu yava kwa muganga bakamuha ibinini bakamuvura yaba ataragera mu rugo ati inyota iranyishe bati yagera mu rugo agatunguka bahera ko bamuha inshyushyu kandi avuye kwivuza yego ingaruka z'inshyushyu ariko igihe cyarageze yego Charles inshyushyu abantu barayibagirwa nta muntu nyikamwa ngo ahere kwanywa amata ntago bigishoboka niba bizakunda kugira ngo abantu bazibagirwe ibyaha nk'uko inshyushyu idatetse yibagiranye ariko Imana yarabyibagiwe mwahozemo icyo kiganiro ni cyiza cyanyibukije igihe Yesu yabazaga intumwa icyo ari cyo Simoni Petero wenyine niwe waje kumenya Kristo kandi bose bari basanga nanjye rero natangajwe n'ikiganiro cyanyu nsanga mwayobowe n'umwuka wera rwose kandi Imana ibaha umugisha yego Charles ariko aho bigeze n'aha speed gavana n'aha speed gavana murakoze cyane icyo kiganiro ni cyiza rwose yego Charles nawe urakoze cyane uzajya uhora udukurikira tuba turi hano ku cyumweru no kuwa kane saa 12 kuri iyi radio Fine FM 93.1 hari umugabo wigeze kumpagarika ahantu hitwa kwa Gahizi uvuye Kayonza noneho nari nibereye mu mibare ariko cyane yego arambwira ati ngiye kukwandikira ese uranyandikira ngahe ati 50 by'umuvuduko ndi nawe bakwiye kukwandikira ahubwo ukuntu nirukaga cyane nta kijana se gahari arandeba noneho aranyitegera ati se wa musaza wabandi bingingira kubababarira yego noneho uranyingingira kwandikira menshi yego rwose ati ntago bibaho habaho aka 50 ni ngaho nyandikira tubiri yego kwijana yego ni uko mfite amafaranga yego nahubwo ni nuko nari narabyihanye kandi najya kugira nkabonana cyaha nakiguye yego Charles numvaga nakubaza akabazo gato cyane dusoza yego ubu wumva wowe urubanza rw'ibyaha bite kujyanye n'icyaha wumva upfuye wajya mu ijuru yewe icyaha cy'umuntu ategura kuko maze kwakira agakiza ikintu nungutse ni umutima uncira urubanza ntarakora icyaha uwo mutima natekereza kera muntu yirataga ko yakoze icyaha ariko umutima noneho nungutse ni ugutsindwa utaragikora nyine nari ngubajije ubu wumva ufite ijuru ku buryo igihe cyose wapfira naho wapfira hose warijyamo buriya rero mu gisirikare nta muntu wiha amapeti ngo avuga ati nkwiye kuba koroneli cyangwa generali ahubwo iyo hantu niyo itegura bakavuga bati abamukuriye nibo bategura bakavuga bati uriya mugabo bakamugenzura bati urwego arimo akwiye kubona promotion none se Charles nyine ayo mapeti nyine icyo twakubwira ko ayo mapeti Imana yayatanze ahubwo nyine narindi kwiba none se ntivuze ko wakiriye agakiza warakakiriye none se nyine niwumva kukakira rero n'ubundi ninjyo namwe ngumbaje se ko wakiriye agakiza upfuye ubu wajya mu ijuru nibyo nkubwira nta hantu wabasha kwihijana ku ijana ni nk'umunyeshuri n'umwarimu ntabwo wavuga umwarimu akubajije ati se uhereye ku bumenyi ufite n'iki urumva waba wakangahe yego rero biragoye kugira ngo uzihama amanota wavuga uti ndavuga ngo ndi uwa mbere ambwira ati ahubwo uri uwa nyuma yego nakumvise nubundi wowe ugiye kwirebamo wasanga byagorana kuvuga amanota yawe ahubwo itangazo twari turi kukubwira narindi kukubwira umucunguzi wawe amanota yakuboneye ahubwo nandi kukubwira y'umucunguzi wawe yabonye naho ubundi wowe ugiye kuvuga yawe nubundi wasanga wowe ari 0 yego ahubwo icyo twari turi kubwira abantu twari turi kukubwira amanota umucunguzi we yakoze ari wo wari kuyakorera kugira ngo abari yo noneho wumva wagirira icyizere cy'uko yaguhesha ijuru Yesu yarakiranutse mu mwanya wawe ariko anapfira ibyaha byawe byose kugira ngo Imana igukureho urubanza rw'ibyaha yego rwose ibyo byizeye kandi ubwo rero umugabo twarangijanyije
ambwiye ati abantu b'ibyihebe nkamwe rero ati hari ubwo ubandikira bigapfusa ati ndakubabariye. Yego Charles tuzaguma kuvugana ndabona iminota yatujyanye. Murakoze cyane kandi turabakurikiye mugize. Nibyo rwose tugiye no gutanga nimero mu kanya zacu bwite ku buryo wanampamagara isaha yose tukaganira nta kibazo. Murakoze cyane Imana bamuhe. Yego Charles. Ariko ntabwo tuzacika intege. Yego. Niyo umwana aguye ayiga guhagarara ntibituma abireka. Yego Charles. Tuzakomeza kurwana no gukiranuka ntaki. Sawa Amahoro Charles. Murakoze cyane. Yego. Charles arakoze cyane. Ndabona ari iminota yatujyanye muvandi. Yego. Ndabona iminota yagiye ariko hari sinzi. Umuntu twamwitaba akwesha akanya gato cyane. Umuntu yemwitabe. Fine FM alo? Hello? Oui, turakumva neza. Urinde uherereye he? Uravugana na Emi Irikagugu. Inde? Emi. Yego. Emi wakurikiye ikiganiro? Nakurikiye. Niki wakuyemo wumva cyagufashije? Icyo nakuyemo numva cyamfashije yo gusobanukirwa n'ibyo Yesu Kristo yakoze cyangwa mu kimbo cyawe. Yego rwose mu kimbo cyawe. Wasanze ari ibiki kugira ngo nawe numve ko nabikwitirira koko ngakubara ko ari kuri nyirabyo ni ibiki Yesu yakoze mu kimbo cyawe? Ibyaha byanjye byose yarabizize. Yego. Arabikubitirwa. Yego. Umwanya wanjye byose arabizira. Ubu tuvugana ntago Imana yakubaza ubunyacyaha ntago yakwishyuza? Oya ntago yanyishyuza. Ntago yakwishyuza ubunyacyaha? Kuko namaze kwemera yuko bimwe byose byamukorewe yari ngewe. Yari wowe wabikorerwaga. Cyare nako Emi tugushimiye Imana rero iminota yagiye reka tubahe nimero mwaduhamagaraho hirya studio kugira ngo ikibazo kimwe ariko akitweza hanze waretse ukakimbaza dusohotse Emi ko iminota yadushiranye isa twari dufite yageze. Yego reka tubahe nimero abadukurikiye ariko tunashimira n'abaduhamagaye. Hanyuma nimero yanjye ni 07 8 22 78 440. Iyo ni nimero wampamagaraho ku cyanjye giti 07 8 22 78 440. Ngewe ni 0788 49 782 0788 49 782 Mutsinda Ntawukoribyiza naho ubutaha. Turabakunda mugire umugoroba mwiza.